Erega urakina na mwarimu mwarimu ni urufatiro rw'ubuzima, mwarimu ni ubuzima, mwarimu ni isi, mwarimu ni byose, mwarimu ni igitangaza, mwarimu niwe dukesha ko bagabo nyabagabo. Mwarimu ufata umwana umwe wo mu kiburamwaka akamwigisha kwimwira icyaha n'amakosa akimira. Mwarimu ufata umuntu akamuhinduramo umuvuzi agafata umuvumo akawuhinduramo umuturutu w'umupfumu ndagapfusha rukara. Mwarimu ni igitangaza, impamo yose mwarimu si umuntu. Mwarimu ufata umuburabwenge akamuhereza ubwo bugengeje agahinduka umunyabwenge akayobora uwo murenge akamenya guhasha ibyigenge. Mwarimu dore n'umukuru w'abakuru nyir'inkoni ushumbye u Rwanda nawe azi mwarimu, cyane ko yamunyuraga imbere akamukubita akanyafu ariko abarimu muranahangara. Mwarimu wakubise nyakubahwa perezida wa repubulika ikinyafu, impamo ya Mungu. Mwarimu wese aha ninjire mu kabari kamwegereye afata icupa wansengiyumva ndaryishyura, impamo yose umwarimu si umuntu, umugani w'imfizi y'urudodo. Mwarimu buriya mwarimu abishatse yanakubeshya akakubwira ngo a ni u ni wa ni ta ni w ni fa, abishaka yakubeshya ariko mwarimu akubwiza ukuri, impamo yose umwarimu ni igitangaza. Ngaho muri hose ndagira ngo muhuze ibiganza dukomere amashyi mwarimu. Mwarimu ni igitangaza, mwarimu ni byose, abuze mu gihugu cyahinduka umuyonga. Mwari gakubitwe ikivuguto. Umwarimu umuntu urera ibihangaje akarera n'ibibungenge, ntihagire ugira impungenge ko yaza abakorera nk'iby'ibivenge. Umwarimu amurera neza. Umwarimu umuntu ugutoza akagutonesha, watana akagucyaha mu gihe abandi bagukenyura mu nyito yo kugukebura, ariko mwarimu akagukebura neza. Ni ukuri umwarimu ni iremabwenge si burabwenge. Hambere aha hari icyo numvisha kivuga ngo imyaka 12 yo kwitoza kunebwa, aha ariko base babo bari bataravuka. Umwarimu ahari hose jye muheteye ibiganza byombi yubaho cyane. Umubyeyi uguha ubumenyi nta kiguzi, wabanyura mu maboko ari batatu ubwo ukaba udasanzwe. Mwarimu no kuba umuntu ukomeye cyangwa se ukaba perezida rugeretse, ntagire ishyari ngo yumve yahindura umurimo yirengagije uwo muruho, agakomeza kwigisha bene Imana. Umwarimu ntakomeye mw'abantu mwe. Nyamara umwarimu arakomeye cyane, ni urutare. Nakungiye mbona ari na bombe cyane ko abazikora ari nawe wabigishije. Ubundi si uretse ubuturi no kwirengagiza aho twaturutse, uyu mwarimu twakamurengeje amaso.